Yesu ashimwe. Somye rino jambo ryo muri Yesaya ibice 3 umurongo wa 10 n'uwa 11 rivuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo, ariko umunyabyaha abonye ishyano azagubwa nabi kuko azahabwa ibihembo by'ibyo yakoze. Amen. Ndarisomye numva nekereje cyane ku ijambo bita umukiranutsi, ngo muvuge ko umukiranutsi azagubwa neza kuko uwo mukiranutsi azatungwa n'imirimo y'amaboko ye. Yesu nashimwe. Nekereje ku ijambo umukiranutsi, numva ngize ishyaka n'inyota ryo kuvuga ngo twongere tubiganireho, twunguraneho inama. Reka mbabwire, hari ibintu byinshi tugenda dutekereza cyangwa duhura nabyo muri iyi si, umuntu akagira uko abifata, akagira uko abireba, akagira n'uko abishaka kubikora, ariko twakora tutakora, twashaka tutashaka, Imana hari ijambo yavuze, Imana hari icyo yagambiriye, Imana hari umuteguro w'Imana utazigera ukurwaho n'umunsi wa rimwe n'ubushake bw'umuntu, utazigera ukurwaho n'umunsi wa rimwe n'intege nke cyangwa n'imbaraga z'umuntu. Umugambi w'Imana utazigera ukurwaho n'umunsi wa rimwe n'ibihe abantu banyuramo, ibihe abantu bahagazemo, ibihe abantu bacamo. Hari umugambi w'Imana, kandi umugambi w'Imana ushinze cyane, ufokasinze cyane ku muntu bita umukiranutsi. Ku muntu wita umukiranutsi ni ukuvuga ngo muri gahunda yose, mu kugambira kose kw'Imana, ahantu bipimanya, ahantu byerekeza cyane byerekeza ku mukiranutsi. Uyu mukiranutsi rero nawe usabwa kugira ngo ube uyu muntu, kugira ngo ube uhagarare mu mwanya w'uyu muntu, kugira ngo uhinduke neza uyu muntu, kugira ngo uhure neza n'umugambi w'Imana. Imana yagambira ibintu byiza byinshi ku mwana w'umuntu, ariko cyane cyane Imana iviza ku mukiranutsi. Hano baravuze ngo tuvuge ko umukiranutsi azagubwa neza, mwuka byaramwe. Kandi twebwe hari igihe utekereza ukavuga ngo buriya umuntu uzagubwa neza cyangwa umuntu uguwe neza ni umuntu utunze. Umuntu uguwe neza ni umuntu ufite imiryango ikomeye. Umuntu uguwe neza ni umuntu wize amashuri. Umuntu uguwe neza ni umuntu wageze ku rwego runaka uru n'uru. Nuko tubireba, niyo miruwari tubireba, tukavuga ngo uriya muntu aguwe neza afite abana benshi, uriya muntu aguwe neza afite amafaranga, uriya muntu aguwe neza ameze gutya. Ariko birantangaza cyane kuko ibintu tureba ntabwo ari iby'Imana ireba. Ibintu dutekereza bihabanye cyane n'iby'Imana itekereza. Twebwe rero tuzi ko uguwe neza ari abo bantu nguhaye izo ngero z'abo bantu, z'abo batunze, z'abo bafite ibyubahiro, z'abo bafite amashuri, z'abo, ariko ntabwo ari bo baguwe neza. Bibiliya tuvuga ngo umukiranutsi tuvuge ko ari uguwe neza. Yesu nashimwe. Abaguwe neza buriya ni abakiranutsi. Inongeraho ngo kuko nibo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Uyu mukiranutsi ni ukuvuga ngo ikintu cyose azakora Imana izagiha umugisha. Uyu mukiranutsi ni ukuvuga ngo ahantu hose azinjira azahabwa umugisha. Yesu nashimwe. Uyu mukiranutsi ni ukuvuga ngo ahantu azaba atuye azahererwa umugisha. Uyu mukiranutsi napanga gukora bizinesi n'iyi, Uwiteka azamuha umugisha. Kuko yaravuze ngo uyu mukiranutsi nuguwe neza, igitumye aguwe neza ni uko imirimo y'amaboko ye izahabwa umugisha, n'izamutunga. Yesu nashimwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Twebwe rero mbona tugenda ducika ibintu, aho kugira ngo abantu benshi bifuze kuba abakiranutsi, ahubwo twifuza kuba abatunzi, twifuza kuba abakomeye, twifuza kuba abanyacyubahiro, twifuza kuba nka ba runaka. N'ibyo bintu twifuza. Kandi nta hantu ndasoma muri iri jambo ngo usange bambwira ngo hahirwa umuntu ukize, hahirwa umuntu ufite ibyubahiro n'ibi, hahirwa umuntu ufite positi n'iyi. Ntaho ndabibona, ntabwo ndarisoma iryo jambo ngo ndigwe. Imana nitugirire neza.
dusanga ngo hahirwa imitima iboneye. Aho imitima iboneye ni iki? Egara umukiranutsi. Yesu nashimwe. Kandi ngo tuvuge ko umukiranutsi ari uguwe neza. Haleluya. Ntabwo uguwe. Ubu hari abantu baraye bicaye, hari abantu bamaze igihe bataryama, hari abantu bari kuri imisozi bamanuka iyindi, hari abantu bari mu mihanda birukanka bashakisha, hari abantu ibitekerezo byabaye byinshi benda kuzaturika imitwe, bose bashakisha kuvuga ngo mbe umucuruzi, mbe umuntu ufite ubutunzi bungana gutya, mbe uyu n'uyu. Ntabwo sinzi niba hari abantu barajwe ishinga no kuba baba bakiranutse. Ntekereza ko dukize ku ibarura wasanga aba ari bo bake cyane. Wasanga nta na 3% hari barimo. Abantu barajwe ishinga no kwifuza kuba abakiranutsi, n'abantu bakora ibishoboka byose bagatanga imbaraga zabo bahagijwe no kuba baba abakiranutsi. Abo ushyize ku ibarura wasanga ari bake, niko ngiye ntekereza. Ariko turahishwe. Satani aduhisha icyo kintu. Satani atuvana muri iyo angire yo gutekereza kuri uwo murongo. Kandi uyu mukiranutsi niwe uguwe neza. Imana nitugirire neza. Mwibuke neza ko abakiranutsi nibo bazabona Imana. Mwibuke neza ko abakiranutsi ari bo banyamugisha. Mwibuke neza ko abakiranutsi ari bo bazagubwa neza. Ntabwo abaguwe neza ari abasenga cyangwa n'abarara basenga. Ntabwo abaguwe neza ari ababurira imisozi bamaze n'iminsi 40 mu mashyamba. Ntabwo ari bo bazagubwa neza. Abazagubwa neza ni abakiranutsi. Abakiranutsi ni bande? Ni abantu bafite imitima iboneye. Ni abantu bafite gucishwa bugufi no kubaha Imana. Ni abantu bafite kurizwa n'ibyaha byabo. Ni abantu bafite imitima yo kwihana, yo gushaka gukiranuka ku manywa na nijoro. Abo bantu nibo baguwe neza. Birababaje cyane, binateye agahinda kuba abantu barara amajoro n'amanywa basengera ngo Mana turasengera akana kabimere gutya, Mana turasenga uduhe ibi n'ibi, Mana turasenga tugire gute. Bakarangiza iyo minsi 40 nta muntu wahagijwe no kwinginga Imana ati Mana turashaka kuba abakiranutsi, turashaka guhinduka abakiranutsi. Birababaje ko turaterana abantu bashaka guterana kuva kwa mbere bakagera ku cyumweru. Dufite ibindi bitwahagije, dufite izindi viziyo turi kuvizaho, dufite ibindi turi gukanurira, ugaterana guhera kwa mbere kugera ku cyumweru. Ugasanga amateraniro yose yasohotsemo, yaba guhera ku itariki ya 1 kugera kuri 30, yaba mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa 12, ayo materaniro utayasiba, ayo materaniro utayakerererwamo, ariko ugasanga tuyavuyemo. Ugasanga nta kintu adusigiye ibintu biri aho ngaho gusa by'ibyuya, adusigiye ibintu biri aho ngaho gusa by'ibigambo bidafite epfo na ruguru, adusigiye ibintu biri aho ngaho gusa. Ugasanga tuyavuyemo, tuyarangije, nta mutima tugize wo kwinginga Imana ngo iduhe umutima wo kubakiranutsi. Nta n'ufite ako kifuza. Tujye tugira amasengesho tukabatereka twandika ibyifuzo dusaba Imana. Tugira amakarine mu rugo, tugira amajenda twanditsemo ibyifuzo, bishobora kuba bimaze kuba nk'ijana, undi ashobora kuba afite nka senkani. Ugasubiza inyuma ugahera ku cyambere ukagera kuri ibyo jana wanditse. Nta cyifuzo na kimwe kiriho kivuga ngo Mana ndifuza kuba umukiranutsi. Twagijwe no gusaba urubyaro, twagijwe no gusaba amafaranga, twagijwe no gusaba abagabo bakize, twagijwe no gusaba abagore beza bafite amataye, twagijwe no gusaba amaposte mu kazi, twagijwe no gusaba gutura mu mazu yageretse, twagijwe no gusaba ibyo bintu. Ugasanga karine iruzuye, waranayirangije utora n'indi, nta hantu na hamwe handitse ngo Mana ndifuza kuba umukiranutsi, ndashaka kugukiranukira ku manywa na nijoro. Ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu kibabaje. Imana nitugirira neza. Ubu ikinkwiriye ni uko mbwira Uwiteka ngo Mana mbabarira, fasha, nyereka inzira nanyuramo mpinduka umukiranutsi.
kuko byanze bikunze uyu mukiranutsi aguwe neza. Kabone niyo yaba adafite ibyo bizu bigeretse gatandatu, ariko Bibiliya tubwira ngo aguwe neza, niwe uzagubwa neza. Kabone niyo yaba afite amafaranga make kuri konti, uyu mukiranutsi n'uguwe neza. Imana nitugirire neza. Ubu nari nkwiye gupanga amasengesho azampindura kuba umukiranutsi. Nari nkwiye kwinjira mu itorero runaka shakamo kurikirizwamo nka kiranuka gato na kanini, guhinduka umukiranutsi nyakuri. Nari nkwiye kwicara muri poste nicayemo ubu ngubu nahagizwa no kugira ngo mberemo umukiranutsi. Nari nkwiye gushinga itorero runaka nahagizwa no kugira ngo iri torero shinze uhereye kuri njye kugeza n'uzaryinjiramo twahagizwa no kuzaba abakiranutsi. Nari nkwiye kurara mu byumba by'amasengesho, nari nkwiye kuba muri groupe zisenga zurira imisozi zikamanuka iyindi, ariko twahagizwa nuko twebwe bamambure b'iyo groupe, ngewe uri muri iyo groupe na bagenzi banjye tuyibayemo, twahagizwa no kuba abakiranutsi. Imana nitugirire neza, kuko uyu mukiranutsi ni uzagubwa neza. Ariko turara mu amagurupe ataduhindura. Amagurupe rwose watera ukashuka yareba kuvuga ni intyoza, amagambo menshi, impano z'Imana abantu bazibitseho, ariko ugasanga ni groupe y'abasinzi, ni groupe y'abanyamagambo, ni groupe y'abasambanyi, ni groupe y'iguteranya abantu, kandi kuri titre cyangwa no muri envelope bicayemo handitseho ngo n'abanyamasengesho. Ariko buriya twe dukwiye kuba abanyamasengesho b'abakiranutsi. Twe dukwiye kuba abashumba b'abakiranutsi. Twe dukwiye kuba abavuga butumwa b'abakiranutsi. Twe dukwiye kuba abaririmbyi b'abakiranutsi. Twe dukwiye kuba abakristo b'abakiranutsi. Imana nitugirire neza. Izo envelope turimo abaririmbyi, abavuga butumwa, abahanuzi, abashumba, abakristo, abasengera mu itorero niri, izo na envelope. Ariko ibarwa irimo imbere yo gusomwa n'abakiranutsi. Nkwiye kuba umukiranutsi nawe ukabaho. Mubyibuke neza, aba nibo bazabona umwami Imana. Muri groupe y'amasengesho ujyamo, yijyemo ufite intego kuvuga ngo ndashaka kuzabona umwami Imana. Mu itorero winjiramo gusenga, ryinjiramo uvuga ngo ndashaka kuzabona umwami Imana. Si no kumubona gusa, kuzicarana nawe. Mu muhamagaro wawe w'ubushumba, umuhamagaro wawe w'uvuga butumwa, umuhamagaro wawe w'ubwigisha, umuhamagaro wawe uwo ari wo wese, ujyemo uvuga ngo ndumva ashaka kuzabona umwami Imana. Imana nitugirire neza. Imana niturengere. Bariyo kadire wicara uturamo. Yesu nashimwe. Umukiranutsi w'Uwiteka. Bibi byose bifate nk'ibintu biri aho ngaho by'inyongera. Cyane niko n'ijambo ry'Imana ritubwira tuvuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ibindi byose ni inyongezo. Groupe urimo niba mu by'ukuri nta bwami bw'Imana mushaka no gukiranuka kwayo, ngo mube ariko mwicaramo, mube ariko muviva, mube ariko muraramo, tukaba turi muri groupe ishaka amafaranga, ishaka imigisha runaka, ishaka ibi n'ibi, turi kurindagira, turi guta igihe. Ntawe ujya guhaha ngo abanze kwaka inyongezo, arahaha kongezwa nyuma. Imana nitugirire neza. Tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Uyu mukiranutsi ni uzagubwa neza. Injira mu itorero ushaka ubwami bw'Imana. Ba mu muhamagaro runaka ushaka kuwukiranukiramo. Nta bindi urangamiye, nta bindi ureba, nta bindi witegereza. Imana nitugirire neza. Aho wicaye, aho usengera, aho uteranira, habe ushaka gukiranuka kw'Imana ngo kube muri wowe. Amen. Biteye agahinda kumva ngo umaze imyaka 15 irenze 20 mu itorero udahinduka.
ari wowe munyabyaha, ari wowe uteranya abantu, ari wowe ufata imyanzuro runaka tutazi uko imeze. Ngende kumva abantu twaba turi guta igihe, kaba turi guta igihe, abantu bashinga amatora n'abandi bashinga ayandi amaze kuruta inzu zituye mu mudugudu utuyemo cyangwa iki, ariko ugasanga nta bakiranutsi, ni ibintu biri aho gusa, ni urusaku gusa ruri mu maegirize cyangwa n'iki. Washakamo gukiranuka kw'Imana ukakubura. Ni ukuvuga ngo twaba turi mu nzira tutarimo. Imana nitugirire neza. Ubu ngewe kuri iyi saha ndakubwira ngo kumbwira ngo umuntu asengera aha, kumbwira ngo umuntu asenga amasengesho angana gutya, kumbwira ngo umuntu ngo ari muhamagara umeze uku, kumbwira ngo umuntu ngo avugira Imana mu buryo bumeze gutya, kumbwira ngo ibi nibi, kumbwira ngo ibi nibi, ndi kumva nta bisobanuro byaba bigifite. Imana nitugirire neza. Ntabwo icyo dukenera ukumenya ko usenga menshi uyashobora. Ntabwo igikenewe ari ukumenya ko uyobora abantu benshi bakakumva. Ntabwo igikenewe ari ukutubwira ko umaze imyaka runaka mu itorero. Ntabwo igikenewe ari ukutubwira ko usengera cyangwa ukirijwe mu itorero rinini. Ntabwo igikenewe ari ukutubwira ko utajya usiba iterano n'umunsi wa rimwe. Ntabwo igikenewe ari ukutubwira ko ubwiriza cyangwa uririmba abantu bagafashwa. Ntabwo icyo ari cyo gikenewe. Hakenewe ko ngewe mpinduka umukiranutsi, hakenewe ko uhinduka umukiranutsi, hakenewe ko tuba mu bakiranutsi tukabana n'ubwera bw'Imana bukaganza muri twe. Yesu nashimwe. Tukabugaragaza aho dukorera, tukabugaragaza aho dusengera, tukabugaragaza mu bo tubana, gukiranuka kw'Imana kuko aba hagati muri twe. Imana nitugirire neza. Oh haleluya. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Ni iki Imana yadutumye, ni iki Imana intumye kuri uyu mugoroba. Abazagubwa neza n'abakiranutsi, nibo bazagubwa neza. Gukiranuka ntimukabifate ko ari ibintu biri aho ngaho tu. Nzabivuga ku munwa, ntabwo ari byo ku munwa. Ni ibintu bisaba imbaraga, ni ibintu bisaba kwigomwa, ni ibintu bisaba kwibabaza, ni ibintu bisaba kugira ibyo wiyambura, ni ibintu bisaba kugira ibyo wanga kandi abandi babikunze, ni ibintu bisaba kugira ibyo wijijishaho kandi abandi bakomera amashyi, ni ibintu bisaba ko uyu mubiri wawe uwambura umunezero kandi ubyigana nawe ushaka kunezerwa. Ni ibintu bisaba kwigomwa. Ntabwo ari amagambo, ntabwo ari ukubiririmba, ni ibintu bisaba kwigomwa. Ukanga icyubahiro kandi uzi ukuntu abantu bagikunda, ukanga kwishimisha kandi uzi ko ari byo uyu mubiri udusaba, ukanga guteta cyangwa no gukomerwa amashyi kandi uzi ko ari byo abantu bifuza. Ni ukwigomwa. Gukiranuka si amagambo, ntabwo ari ikintu cyoroshye, ntabwo ari ukunyerera ukagwa. Abantu barabiharanira. Imana nitugirire neza. Abantu barabirwanirira. Gukiranuka ntabwo ari ukwambara ikanzu we umanuriramo ikahita imanuka. Gukiranuka ntabwo ari uko bazakuma amashyi, ntabwo ari ibintu by'umunwa, ntabwo ari ukunywa amazi, ntabwo ari ukurya ubugari n'isosi. Bisaba kwigomwa, bisaba ko wanarira abandi bari guseka, bisaba ko waburara abandi bari kurya, bisaba ko wakicwa n'icyaka abandi bari kunywa banabimena, bisaba ko hari ibintu byaguhanda abandi bari kugenda neza. Gukiranuka bisaba ko bagukoba kandi abandi babakomera amashyi, bisaba ko wasubizwa inyuma ugasuzugurwa kandi abantu dukunda ko batwubaha. Ni ukwigomwa, ni ukwibabaza.
Bibiliya irambwira ngo munyure mu nzira ifunganye. Munyure mu nzira ifunganye atari igihogere. Inzira y'igihogere ijyana abantu kurimbuka. Iyo nzira ugenda kuko wumva ubyiyumvamo, kuko ari kubishaka. Ngenda shaka ibimpesha amahoro. Oya, emera ungire mu ifunganye. Ugenda ubyigana, ugenda wikurura, ugenda upfukama hasi, kandi abandi bagenda bemye bambaye imishito. Munyure mu nzira ifunganye. Abantu turi kwihesha amahoro, turi gukora ibituneje. Ngiye kimesha amahoro ni iki? Uri kwemera ugakora ibibusanye n'ijambo ry'Imana, kuko mwumvise aricyo kiguhesha amahoro. Ukemera ukavuga amangambure kugira ngo abantu bakwemere cyangwa bakomere amashyi cyangwa bemere kubana nawe, kandi uzi neza ko binyuranye n'ijambo ry'Imana. Ukemera ukiyandarika kugira ngo udasa nabi nawe ubona abagwaye amafaranga cyangwa nawe amavuta. Ukemera ugakora ibyo kugira ngo nawe ugende usa neza, nawe ubane n'abandi, nawe wicare abandi bicaye. Data we, munyure mu nzira ifunganye, aho bitazemera kugendanamo n'abana bawe n'abatware n'imiryango, aho utazemera ko kurubana n'inshuti zawe mukinjiranamo. Inzira ifunganye, ugenda wenyine, urukuta rukugonga, utateruramo ibintu, utakikuramo ibintu. Ifunganye bigusaba kwiyambura, bigusaba kugira ibyo ureka kugira ngo winjiremo, bigusaba kugira aho wunama kugira ngo utambuke, bigusaba kugira aho ukururinda kugira ngo useseremo neza, bigusaba kwihengeka kugira ngo ugende neza utagonga urukuta. Munyure mu nzira ifunganye. Iyo ngiyo niyo ijyana abantu mu bugingo, gukiranuka. Ubu iminsi tumaze dusenga nta kintu ivuze. Iminsi tumaze mu matorero yacu nta kintu isobanuye. Iminsi tumaze duhanura cyangwa tubwiriza nta busobanuro ubungu bifite. Dukeneye ko tuba abakiranutsi, kuko nibwo tuzagubwa neza. Imana nitugirire neza. Aho wicaye uhabera umukiranutsi, urugo washatsemo rubemo umukiranutsi, umuryango washatsemo uberemo umukiranutsi. Imana nitugirire neza, Imana niturengere. Bakiranutsi. Bibiliya irambwira ngo Baramu niba yifuje avuga ngo cyama nkapfa nk'uko abakiranutsi bapfa, iherezo ryanjye rikazaba nk'iryabo. Nta heza hisi. Iyi si nababwiye, niyo watungamo ibyamirenge ntibizakubuza kwiririramo. Iyi si niyo wayibyariramo abana 12 ntibizakubuza kwiririramo. Iyi si niyo wayigiramo amamiliyari n'amamiliyari ntibizakubuza kwiririramo. Iyi si niyo wayitungiramo umugore usa mwiza gute ntago bizakubuza kwiririramo. Iyi si niyo kuririramo byanze bikunze. Useka uno munsi ejo ukarira. Ntabwo abantu bayirizwamo nuko badatunze, n'abatunze bararira. Ntabwo abantu bayirizwamo nuko batabyaye, n'ababyaye baraboroga. Ntabwo abantu bari kwirizwamo nuko badakunzwe, n'abafite ababakunze bashera ishushu ayikubwira ni mu gitondo nimugoroba ukararurira wipfunisha amashuka. Iyi si ni imiriho, iyi si ni imibabaro, iyi si ni ibibazo, iyi si ni intambara. Nuko isi ntizigera ihinduka n'umunsi wa rimwe. Ariko nubwo imeze gutyo, ndagutangariza ko abakiranutsi tuzayigubwamo neza. Ibiriza abandi tuzabinyuramo. Imana nitugirire neza. Umwami wacu tubashishe. Tuzaseka kandi twaburaye. Tuzanezerwa kandi twapfushije. Nuko bimeze, umukiranutsi azagubwa neza. Nubwo ibiriza abandi bizaza, nubwo ibihanda bizatunyuraho, nubwo inzara tuzayicamo, nubwo kwambara ubusa byatugota, nubwo kubura akazi byaba byinshi, nubwo kwirukanwa mu kazi byamera gute, ibyo bintu bizadusatira. Ntaho tuzabihungira, tuzabitambukamo. Ariko mumenye ngo umukiranutsi azagubwa neza.
Imana nitugirire neza. Ndumva nabuze amagambo navugamo kugira ngo mbanze unyumvire uyu mukiranutsi. Imana igushaka kuba muri uwo muryango uwukiranukiramo. Imana igushaka kubana n'uwo mutware yaguhaye ukiranuka. Nta rwitwazo dufite imbere y'Imana. Imana ishaka kubana n'uwo mufasha wawe ukiranuka. Nta rwitwazo dufite. Icyo Imana idushakaho ni ugukiranuka. Kabone nubwo byaba bikomeye, nyine tugomba gukiranuka nubwo bikomeye. Dukiranuka. Nubwo ubona ko bidashoboka kiranuka. Nubwo ubona ko byaba ari iby'ubuswa, byaba ari no guta umwanya, byaba ari no kuyoba, byaba ari n'ubujiji, ntacyo bibone gutyo, ariko kiranuka. Imana nitugirire neza. Yesu nashimwe. Kuko abakiranutsi bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Yesu nashimwe. Ariko umunyabyaha abonye ishyano, azagubwa nabi kuko azahabwa ibihembo bikwiriye ibyo yakoze. Umunyabyaha abonye ishyano. Nubwo waba utunze upfa kuba umunyabyaha, ishyano rirahari. Akaga karahari. Munyabyaha we ubonye ishyano. Nutihana ubonye ishyano. Iyi mirimo ukora uzayibonera ibihembo. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Aya marira utuma mugenzi wawe arira, uzayarira nawe. Uyu mubabaro uteza mwene so, nawe witegure. Ishyano rirahari ku banyabyaha. Si iterabwoba, icyo umuntu abiba nicyo asarura. Nubiba umubabaro kuri mwene so, nawe witegure. Nubiba ubugome ku muryango, nawe bwitegure. Nubiba agahinda mu bana, nawe kitegure. Wagahungira he? Icyo ubiba nicyo usarura. Nubiba kwica amaraso, byitegure nawe. Inkota izakurya. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Umunyabyaha abonye ishyano, azagubwa nabi kuko azahabwa ibihembo by'ibyo yakoze. Nibirangira ambwira ngo urabikora ikakwihorera. Hari umunsi izabishyira ku mugaragaro, bimera nk'ibyambaye ubusa. Ubeshyira mugenzi wawe ikwihorera. Wibe mwene so ikwihorera. Ugambanire runaka ikwihorera. Ariko hari igihe izabishyira ku mugaragaro. Kandi ibyo bintu byose nubwo ikwihorera, iba yandika igihembo. Uzagera usarura ibihembo by'ibyo wakoze. Kugubwa nabi k'umunyabyaha kurahari. Kabone niyo waba utunze, kabone niyo warize amafaranga nate, kabone niyo waba wicaye muri poste imeze iteye akazi, kabone. Umunyabyaha azabona ishyano. Azagubwa nabi mu byiteguro. Nuko ijambo ry'Imana rivuga. Niko kuri kwijambo. Imana ntirya ruswa. Abandi wajya mu manza zo hanze ugatanga ka ruswa ugahita. Ukagira ngo Imana yacecetse, uzabona ishyano. Imana ntirya ruswa, Imana ntibera. Waza njye ukanganiriza, nkabisigiriza, nkakubwihorere mama, nkazana amasantima, nkakubera, nkagira gute. Uwo ninjye n'umwana w'umuntu, ariko Imana si uko iteye. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Umuntu yagukomera amashyi, ese aragusuzugura, mureke akagufasha no gufata imyanzuro mibi. Nawe ukishyiraho heza ukavuga ati buriya rwose turi kumwe, babonye ko ninjye urengana. Kandi umutima wawe niwe mucamanza uko. Umunyabyaha agomba kugubwa nabi nuko. Imana nitugirire neza. Icyama ngo uyu mwanya twumvanye aya magambo, nukuri uyu mwanya aya magambo Mwuka w'Imana yazanye muri njye, njyewe nawe dufatanye.
aya magambo nyavugishwe n'umwuka w'Imana, sinyavugishwe nuko ndi umukiranutsi kukurusha, sinyavugishwe nuko bimeze gutya na gutya, nyavugishwe n'umwuka w'Imana uhanze muri njye mugoroba. Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icyubahiro. Icyama ngo yumve, hanyuma njyewe nawe tugira umutima wahagizwa no kuba abakiranutsi. Hahirwa b'imitima iboneye, abo nibo bazabona umwami Imana. Iyi si izagira igihe irangire, niyo yaba itararangira urupfu rwo ntirutinze. Kandi nyuma y'urupfu nta migambi. Menya ngo ibyo utakoze ubu, ibyo udakora ubu uriho, ntabwo uzi ngo ni ryari uzarangiza urugendo, ntabwo nzi ngo ngiye ni ryari. Icyama ngo iyi minsi ishigaje, icyama ngo amahirwe y'agahe kabagahe ko kugira ngo njyewe mparanire gukora ibyiza, mparanire gukiranuka, mparanire gukiranirwa gato no kanini, mbari cyo kinyahagiza, mbari cyo ntekereza mu mirimo yanjye, mu kazi kanjye, aho nicaye, aho ngenda, aho mba hose, mparanire gukiranuka gato na kanini, kugira ngo nkunde ntegure urugendo rwawe, kugira ngo nkunde ntegure aho nzaba byiteka, aho tuzaba mu munezero, aho tuzaba duhembwa ibihembo byiza by'ibyo twakoze. Muvuge yuko umukiranutsi azagubwa neza, ariko umunyabyaha we azagubwa nabi, kuko azabona ibihembo bihwanye n'ibyo yakoze. Mana yo mu ijuru nitugirire neza. Masengesho ubamo, group ubamo, mwahagizwe no gukiranuka. Byifuzo byanyu bibe bike, mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ibyo bintu byose twirwa dutagangara dusengera ni inyongera, ni inyongezo zirahari, ziraho ngaho uzagenda uhura nazo mu nzira. Ariko icyo Imana igushakaho ni ugukiranuka. Kora ibyo gukiranuka gusa, shakisha ibyo gukiranuka gusa. Uri umunyamasengesho, abantu babizi ko uri umunyamasengesho, uri umuhanuzi abantu babikuziho, uri umuvugabutumwa abantu babikuziho, uri umupasiteri abantu babikuziho, ariko bihabanye, ayo mazina habanye n'imbuto turi kwera. Umunyamasengesho usenya urugo abaho se? Umupasiteri uteranya intama uwo se abaho? Yagakwiye kubaho? Umuhanuzi w'umujura, ibyo se urumva ibyo bintu bihura? Umushumba w'umwicanyi cyangwa w'umusinzi, ibyo se urumva ari ibintu byumvikana? Haranira gukiranuka aho waba uri, mu byo waba ukora, mu kazi waba wicayemo, haranira gukiranuka kugira ngo dukunde tugubwe neza, kandi dukunde tuzabone Imana. Imana yo mu ijuru duhana umugisha, Imana yo mu ijuru twiteho. Ni ukuri mbasabiye umugisha w'Imana, kandi mbasabiye ineza y'Imana ngo ibe ku buzima bwanyu. Ndinginga umwami Imana ngo ngiye nawe adushoboze, turebe, twinjire, tugende aho dukwiriye kugenda. Icyo Imana idushakaho turi hano ni uko tugwiza gukiranuka imbere yayo. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu, amen.